Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa, tukaba tugiye kuganira ku bintu maze umwaka mvuze none ejo byarabaye nanjye birantangaza cyane. Reka tubiganireho ariko ntibingira umuhanuzi nanone nk'uko murabivuga. Kandaho rero nanone kanda like mbere yuko twinjiramo, mugire like bigere ku bantu benshi, noneho bibahe kuza mu bubyutse bareke kuguma mu buyobe. Shalom Bashem Adonai Elohim El Shaddai Elohei Avraham Yitzhak Ve'Yaakov maze anachnu cholochim lilochot hayom. Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Uwiteka Imana isumba byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo. Nkagira nti uyu munsi n'ibiki tugiye kureba, reka turebe ibintu maze umwaka mvuze none ejo bikaba byarashoje nanjye bikaba byantangaje. Muzi neza ko nkunze kubabwira iby'ibitabo, nanze igitabo cya Ukraine mu 2010, imyaka 12 nyuma biraba. Nkora mvuga iteka ko ibyo bintu ntabwo bingira umuhanuzi na rimwe, kuko nzi neza agaciro k'umuhanuzi. Bwarakeye biraba rero, ni ibintu ngiye kukubwira nabyo byarabaye. Uzi ko nanditse n'ikindi gitabo ku Rwanda, uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi. None dore umwaka ishize, imyaka ishize ari 11 hafi 12, nabyo ibintu byo mu Rwanda urabona ukuntu bimeze, kuko hano nashyizeho ko abazungu uko bashaka kujya muri Kongo, yaba abanyamerika yaba abafaransa, abo babirigi, abadage, abo bose ni abantu baba bahuriza hamwe. Byose nabyanditseho, dore nabyo birimo birasoza. Icyantangaje rero ni biriya bintu byaraye bibereye Katari, perezida w'u Rwanda ahura na perezida wa Kongo. Nabivuzeho ku itariki ya 7 z'ukwa gatatu 2024, umwaka ukaba wuzuye neza. Akaba ariyo video ngiye gushyiraho, nawe urebe ushungure, umbwire icyo ubitekerezaho, wandike icyo ubitekerezaho, ariko kandi like kugira ngo bigere ku bantu benshi, noneho turebe uko natwe twaza mu bubyutse tuve mu buyobe. Ushidikanya ndashyiraho video y'umwimerere ivuye ku indi channel hasi, uyirebe urebe kabisa, umbwire ibi bintu uko bimeze. Nanone rero ntabwo bingira umuhanuzi, gusa n'ubuntu Imana iba yaragiriye umuntu kugira ngo amenye ukuri kw'Imana, kuko ariko kuzatwatura. Ibyo byose tubivana mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo ridushoboza, kuko ndakubwira nti niba udafite ijambo ry'Imana, utubakira ibintu byawe ku ijambo ry'Imana, byose byubakiye ku musenyi. Shaka Imana rero, ushaka mu maso h'Imana. Niyo mpamvu mubwira iteka, ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 50, 70, 80, yewe n'ijana. Ese wari wafata umwaka umwe n'uyu n'umwe kugira ngo uhe Imana ikwiyereke? Shaka Imana rero, ushaka ukuri, ukunda ukuri, ubusangiza abantu, kuko niba nta kuri kuri muri weho, ntabwo uzabona Imana na rimwe. Shaka ukuri, ukunda ukuri, kuko ukuri niko kuzabatura Abanyarwanda, Abanyafurika muri rusange, kuko abantu banze kumva Uwiteka nawe abatera umugongo. Tugiye rero kureba ibintu navuzeho umwaka ushize neza, hari mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 7 2024, mbivugaho mbonye bibaye, ndavuga nti ibi ni ibiki, kuki abantu baba bakurikira abantu babashuka. None dore birabaye, reka bikwereke nawe wirebere, none ushungure. Ongera ukandeho, kande like, kuko iyo ukoze like bituma message igera ku bantu bose benshi, none bakayireba bakayisangiza abandi, uyisangiza abandi. Ariko nanone umenye ko ntabwo bingira umuhanuzi, ngiye ntabwo nzigera nigira umuhanuzi na rimwe bibaho, kuko nzi neza, nabwiwe neza icyo umuhanuzi cyari cyo. Igihe gikwiye nikigera, Imana yo nizavuga turi umuhanuzi, ariko ngiye ntabwo nshobora kwita umuhanuzi, ntibikabe. Abahora bambaza rero, uvuga ibintu ugakora ibintu bikaba, kuki utiyita umuhanuzi? Nuko nzi neza, ntabwo ndi Yeremiya, ntabwo ndi Mose, ntabwo ndi Yesaya, ntabwo ndi Daniyeli, ntabwo ndi abahanuzi bakomeye b'Imana bavuganaga n'Imana direct. Niyo mpamvu ngiye ntashobora kwita umuhanuzi. Imana iguha ubutumwa, ikabuguha ngo bugeze ku bantu. Ibyo kuvuga ngo umuntu ariyemera ngo yita umuhanuzi, ibyo sinzi abantu babivana. Yewe igihe kitari cyagera, mu gihe kitari cyagera ngo Imana imbwire ngo uri umuhanuzi, ntabwo nshobora kwita umuhanuzi. Turebe rero iyo video nakoze umwaka ushize, ubundi nawe ushungure. Ongera ukande like, kanda like kugira ngo abantu benshi iyi message bayibone. Reka rero dusesengure ibibazo bivugwa mu karere muri make, intambara ivugwa hagati y'u Rwanda, u Burundi na Kongo. Reka turebe ibijya mbere. Turebe twibaze kuki abahanuzi b'ukuri
bahura n'ibibazo kera na kare no muri Bibiliya. Abahanuzi benshi bajyaga bahanurira abami muri Bibiliya bagahura n'ibibazo, ahubwo benshi bakicwa. Kubera iki? Abayobozi kuva na kera y'aba bami bategetse mu gihugu cya Isiraheli n'ibindi bihugu byari bikikije Isiraheli, bose bahanuriraga abami bahembwaga gufungwa, gukubitwa, yewe se no kwicwa, kuko tuzi ibyabaye cyane cyane nko ku butegetsi bwa Ahab na Jezebel. Nkibaza rero ni gute umuntu ashobora kugira inshuti yita inshuti, noneho ya nshuti ikagendana n'uwitwa umwanzi wawe. Muri politike biramenyerewe yuko uwo wita inshuti yawe mu by'ukuri ntabwo ari inshuti nyanshuti, ahubwo abagamije inyungu za politike runaka cyangwa se n'ubutunzi. Uko mubibona, nta kuntu wambwira ngo uyu munsi uri inshuti yanjye uyu munsi, noneho umuntu ufite ikibazo nawe mu karere ukagenda nawe ibyo muri kuvuga, ibyo mukora mupanga, ntawe ubizi nyuma y'inyegamo. Ibyo rero bigatuma abantu bagomba gufungura amaso yabo bakareba ikibazo bafite, bakakifatira mu ntoki zabo, kuko niba igihugu gituranye kimwe, bibiri, bitatu bivuga biti tuzaguteza intambara, noneho bakagenda hirya no hino bashakisha ubufasha, ni ukuvuga ko koko uwo mugambi barawugambiriye. Nubwo umuntu baba bashaka gutera wenda ababibona, ariko baba bakomeje. Ikimenyimenyi ni ikihe? Bagenda bashaka amaboko hirya no hino, cyane cyane baciye mu bitwa inshuti zawe, kuko ari bo baba bakuzi neza, noneho nawe utakwizera babahanuzi b'ukuri, kuko nk'umuntu araza kubwira ati nyamara ibintu bikoze gutya na gutya byazagenda gutya na gutya igihe kirekire iki n'iki. Ariko uwo muntu iyo wanze kumuha amatwi, ahubwo ukamuhemba, kumufunga cyangwa se kumugira nabi, nibyo bigaruka imyaka n'imyaka, noneho ba bandi bitwa abanzi bashaka kurwanya nibyo baheraho bakabizamukiraho bikabaha imbaraga, kuko baba bazi ibyo umuntu aba yarakugiriyemo inama ukanga kubyumva. N'abo bandi bagiye bavaho bagira gutya bakagenda, nibo umwanzi wawe acamo. Umwanzi wawe ntago aca mu bantu b'abanyamahanga bakure, nubwo nabyo byateye, abanza guhera mu bantu bakwegereye, abari bakwegereye, abo mwitwa ko mufitanye ibibazo, nibo bazamukiraho noneho bakareba ukuntu baza kuguteza ibibazo. Navuga ni rero, kuki abami ba kera n'abategetsi b'ubu ngubu bumva abantu bababwira ibinyoma aho kumva abababwira ukuri, babagira inama za nyazo zubaka? Ibyo ntabwo ari bishya, kuko nimba byarabayeho mu gihe cya Bibiliya, n'uyu munsi biriho. Ahubwo umuntu w'umunyabwenge agomba gusoma ijambo ry'Imana akabyumva, agashungura agendeye ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana iyo rikubwiye ngo ibi ni ukuri, biba ari ukuri. Iyo rikurinze abanzi rirabakurinda byanze bikunze. Nuko nguko umuntu amenya ibijya mbere, noneho akitegura yaba abo banzi aho baturuka ari hose, kuko iyo umuntu akubwiye ati nzagutera nzakwivuna, ntabwo aba akina, aba akomeje. Nawe rero ingamba ufata zo kwirinda ni ukureba uko ushakisha Imana, uko ikwereka inzira zayo, noneho ukitegura abanzi ukoresheje ijambo ry'Imana mu kuri no mu mwuka, kuko nawe bose bavuga ngo bazaguteza ibibazo, bavuga ko ibyo byose babihabwa ububasha n'Imana, ko Imana igomba kubagukiza. Ngayo nguko rero, umuntu niba kugira inama nzima yubaka nziza, ntukamutera amabuye ngo uhite umureba nabi igitsure, manza umutega amatwi wumva ibyo agamije kukubwira, kuko hato bishobora kuzakuvana mu mazi abira. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.